President ngira ngo icyo twari turi kugarukaho ni nayo ngingo twari turi kuganiraho bigendanye na makuru twabonye yasirikiriye ko ejo mu kiganiro na bagenzi bacu ba Radio 10 waba confirmye ko umwaka utaha hari bigomba gukemuka ubihereye kuri match ya Mukura ari maze gutsindamo Rayon Sport ariko mu gukemuka kwabyo bizakemuka icyo gihe uri owner utari president ahubwo gusa w'ikipe Rayon Sport byatumye abantu bibaza ibintu byinshi njyewe ubwanjye ngira n'amatsiko ndakubaza personnel mase koko ibintu nibyo urankomfirima ati gahunda irahari bimeze bite koko gahunda irahari abanyarwanda bose bagize amatsiko bari kwibaza cyane kuri inkuru iroroshye cyane ukura ryo kubita rere turu twayihaye amatama abiri rakibura nayo ititangiriye itamo ariko ibyo bigomba gushyirwaho akadomo ntabwo rero Sport ikipe yo gutsindwa na Mukura arere turu niyo mpamvu tugomba gushyiramo akagufu nk'abareyo ibyo tukabica kandi bigacika ku buryo bwa burundu udukipe dutoya dutangiye kujya tutumenyera tukaduha umurongo watwo nabivuze neza Mukura nayo itsinze ibitego 5 kuri Pele Stadium 5 ku busa uyu munsi rero ntabwo ari akagombye kuba irimo kudutsinda arere turu nk'abareyo rero twese duhaguruke rwose duca ko gasuzugo kaya amakipe mato atangiye kujya amenyera ikipe y'ubukombe nka Rayon Sport umuntu yakwibaza nibyo icyo gihe mwatsinze ibitego 5 ariko still nubundi uri umwe mu bagize inama y'ubutegetsi mu ikipe Rayon Sport nk'umujyanama umuntu yakwibaza impamvu izo nama zitabonetse kugira ngo match ahubwo yo kumahoro itsino ahubwo reka mbanze nkosora icyo ntabwo turi abajyanama muri board turi member ba board abantu babanze bakosora icyo kintu nta mujyanama muri board muri abanyamuryango turi aba members ba board turi aba chairing muri board ntabwo turi abaza gutanga inama muri board ariko rero mu buryo bivuzemo haba harimo ikibazo kuko muri abafata ibyemezo muri board byumvikanye cyane iyo nama ndimo ntibeshye se ibyo byemezo birafatwa president cyangwa ntago mwatendinga wese gato ugiye ku kibazo cya kabiri n'icyarangiza so icyo nari ndi kuvuga nti kuki ibyo kuvuga uti rero uti se nk'umuntu wo muri board kuki mutatanze izo nama mutazitanze yego kuki izo nama zitatanzwe kugira ngo Mukura yo kubatsibura rere turu icyo si cyo kibazo ahubwo nuko twatsibuye nyine iyo arere turu bavuga ngo se ingamba nizi turemera tube insina ngufi y'abajya baducaho amashara cyangwa turashaka ibisubizo by'uko ako gasuzugo k'amakipe mato kacika kandi kagacika ku buryo bwa burundu President bisa nkaho muri kubikwepa kandi ariho bisa nkaho byakumvikanye neza muravuga ngo ikibazo no gutsindwa na Mukura ikibazo si impamvu mutatanze inama kugira ngo iyo Mukura itabatsinda kandi urumwe mu bantu bazi ibanga ryo gutsinda Mukura aka kanya umurero wumva icyo kintu yakumvamo ibintu bibiri either ntabwo washatse gutanga iryo banga cyangwa se ntiwitabajwe kugira ngo utange iryo banga muri ibyo bintu bibiri harimo ikintu kimwe President niki cyabaye kandi uri umuntu uri member of board nkuko byivugira kuki atazamo n'icya gatatu kivuga tuti wenda inama zatanzwe ntizagize amasikse bizango inama mushaka ko mwarazitanze ntizikurikizwe cyangwa zicemo ntizigira amasikse wenda Mukura ikagira amabanga akomeye kuturusha ariko ingamba zo zigomba gufatwa icyo ushaka kubaza ndimo kucyumva urimo kuvuga uti se Sadate bimaze iminsi bivugwa yuko wigijweyo cyangwa wiyigijeyo nawe ubwawe cyangwa wigijeyo ubwawe nibyo nicyo kibazo ushaka kuvuga ariko ntabwo ariyo subject turiho subject ni ukuvuga ngo se twatsinzwe twitaye ko wakoze uti Mukura ndaje umwaka utaha ntabwo ibyo uzabyongera umwaka utaha nuko tuzahura muri champion uko byagenda kose icyo ni icya mbere icya kabiri cyuko nzaba ndi ona nkuko mubizi Rayon Sport ifite gahunda yo kugurisha imigabane mu gihe kiri imbere iyo migabane rero nanjye rwose numva nzaba ndi umwe mu bayiguze kandi ningura imigabane nzaba mbayeho nawe nzaba Rayon Sport ibaye nanjye mbaye
muri ba nyirayo umushoramari muri Rayon Sport nzaba ndi umushoramari muri Rayon Sport n'abandi benshi bazaba bashoye uretse ko nifuza ko nzagura imigabane myinshi kurusha abandi cyane president ibyo nizere ko ntawe byababaza kuko twaba twungutse amaboko kandi amafaranga yose arasa nta nubwo ahumura bitandukanye. Okay president wiriwe neza bindi amahoro ni Ricard ikibazo nifuza kukubaza ubwo uheruka mu ikipe ya Rayon Sport uri president bivugwa ko rwose ubushobozi ku mufuka bwari buke cyane ariko ngo abagukira iryeru babasha kubonana nawe ngo ibintu byarikubye cyane amafaranga abaye menshi cyane uyu munsi Rayon Sport iyoboye urutonde rwa shampiyona umusanzu wawe nk'umwe mu ba boss ngo bari mu Rwanda ni uwuhe mu gufasha Rayon Sport gutwara igikombe ese urakontribua ubu bimeze bite ko bivugwa ko rwose ku mufuka nubwo amafaranga yiyongereye cyane ariko akaboko kihinnye mu gutanga muri Rayon Sport ubwo ba Paul Muvunyi bagarukaga ndetse n'abagenzi be murakoze agapanga kari gahari ahubwo nimwe mufite amaso yo kukareba oya nicyo kibazo cyari gikomeye urumva hari ibikarito byari byarakinze mu maso y'abanyamakuru benshi ku buryo batabasha kubona ko bihari ariko icyo si cyo na igikuru ni uko umuryango wa Rayon Sport uriho kandi ugizwe n'abanyamuryango benshi iteka ryose duhora dufatikanyije kugira ngo duteze imbere umuryango mvuye ku buyobozi bwana Jean Fidèle Uwayezu namuteye inkunga igera kuri miliyoni zirenga 35 mu myaka 4 komite iriho ndumva itaramara amezi arenze 5 niba nibuka neza nayo ndayiha uko mbishoboye waba umaze kuyihangahe ubuse n'iryaba ari ibanga ry'uwatanze n'uwahawe uba uvuze ko watanze miliyoni 30 kwa Jean Fidèle ndatekereza byaba ari byiza utubwiye nayo umaze guhereza Paul Muvunyi icyo ngicyo nuko wari SG wa equipe we yarabyivugiye mu kiganiro ntibikiri ibanga yego ariko mu gihe abandi bo batarabyivugira bashobora kuvuga ati wa muntu araduhaye arangiza agaca ku ruhande akajya kutuvuga bivugwa ko kugira ngo ubahereze ahubwo ngo ubishyuza kubishyuza byo ntago nzi igihe byabereye nibekeka niba ubyitiranya na ya baruwa nanditse isaba ibiganiro yego gusaba ibiganiro rero binyuranye cyane rwose binyuranye no kwishyuza uretse ko no kwishyuza ari uburenganzira bwa buri wese iyo umuntu agufitiye ideni kumwishyuza byo ni ihame nta n'icyo biba bitwaye yego kandi ndumva hari urubuga duhuriraho rwa special team ndumva narakizeho dupanga uko nagendaga mbishobora aho niho nsoza ikibazo cyanjye niho nshaka kukubaza ejo bundi Paul Muvunyi yifuje gusangira n'abafatanyabikorwa ba Rayon Sport barimo abayobozi bagiye bayiyobora ndetse n'abaterankunga bagenda bagabagabana match ntitwakubonye mu bantu bahawe match ntabwo yatumiwe ntabwo tubizi neza ko utatumiwe bivugwa ko waba warandikiwe wenda ntusubize ubwo nabyo urabitubwiraho ariko ntitwakubonye mu bantu bahawe match kandi bivugwa ko rwose hari icyo byari gufasha nahoze ndeba no kuri X yawe hari ibyo ukomozamo ati rwose bongere n'undi mukino wawuhereze Gacinya azi gutegura unakomoze kuri ayo makuru niba ari we wabyanditse ubidusobanure murakoze nanditse kuri X Gacinya ni umutaramu tuzi watwaye ibikombe kandi akiri mutoya numva rero ntabwo nabibonye kuba yadufasha nka Rayon Sport ngiye ku giti cyane numva ari ibintu byaba ari byiza kuko hari experience afite ndetse yaniyongereye nyuma yo gutwara ibikombe byinshi yagiye yungukaho ngiye numva rwose Gacinya kuba yadufasha mu gutegura ntacyo bintu bitwaye azi kuganiriza abakinnyi neza azi kubashyira muri mood nziza azi gusoma adversaire akamenya uko ahagaze donc ni umu expert ku bintu bya match nkaba navuga yuko rwose nta kibazo kuba yadufasha gutegura naho kubyo kujya gusangira yego kwa Muvunyi n'inshuti ze cyangwa n'abandi ntago nabimenye ntago natumiwe kandi urumva iyo uri umugabo ujya aho watumiwe aho utatumiwe nyine urategereza invitation yawe nawe ikazagera
nabibonye mu makuru nk'uko namwe mwabibonye cyeka niba wenda nka Sam Karenzi yaratumiye kuko ni inshuti ya Muvunyi cyane ariko njyewe ku giti cyane ntago natumiwe kandi iyo ntumira nari kujyayo kuko ubwa mbere Muvunyi yaba ntumiye yigeze kuntumira mu Kinigi yajya ntumiriwe hariya mu rugo Nyarutarama kenshi cyane ndumva maze kujyayo inshuro nyinshi cyane kandi mbona biba ari ibintu byiza burya gutangira kw'abantu bituma byongera urukundo bikongera ubusabane n'ibihu cyangwa se agatotsi kaba karimo kagashira iyo usangiye n'umuntu rimwe kabiri umubwira icyo utekereza nawe akakubwira icyo utekereza ibihu n'utubazo n'udutotsi bikaba byagwa mu nzira impamvu mvuga ngo ibihu n'ibitotsi ni uko burya ntazibana zidakomanya amahembe hari igihe gukomanya amahembe bibaho uwo ni umugani wa Kinyarwanda. Perezida umuntu ashobora kwibaza ati ariko kuki buri gihe Sadat avuga ari uko habaye gutsindwa Rayon Sport yatakaje ko aribwo avuga biba bisobanuye iki kuri Rayon kuki uvuga ari uko Rayon Sport yatsinzwe? Sam icyo kibazo ubwo ntabwo ari wowe gitekereje bashobora kuba bakikwandikiye mu gikari kubera iki nta kibazo kubera yuko Sam w'umuprofesiyoneri ndi w'umunyamakuru w'umuprofesiyoneri arabizi ko Sadat ari umuntu uvuga icyo atekereza ntawe yikanga nta n'uwo ariko mvuze n'ubundi ko ari wowe ni igitekerezo cyanjye ihangane gatoya ngo nari mvuze ngo Sam nzi yakagombye kuba azi yuko inshuro nyinshi navuze kuri Rayon Sport atari uko yatsinze kandi gutsindwa ni ibintu bibaho mu mupira gutsinda bibaho no gutunganya bibaho igihe kinini nagiye migira za peri nagiye migira za Kiyovu nagiye bigira amakipe tugiye gukina kenshi cyane rero kuba wavuga ngo ukiteka mvuga ngo ari uko Rayon Sport yatsinzwe byaba bingana cya gihe wavuga guti ndimo gukinga abantu ibikarito mu maso nibyo ariko sinabeshyaga niko nabibonaga wenda niko wabibonaga ariko warabeshyaga kubera yuko mvuze nk'urugero mu bana bavugaga ko nakingaga abareba mu maso hari umwana wavuye muri Marine ugeze muri Kenya ntitwanamwigereranya kandi icyo gihe yari yasinye muri abo bana harimo Clement waje akaba umudefanseri mwiza igitangaza ihangane mbakurondorere Clement yaguzwe na komite yasigaye muri Rayon Sport y'inzibacyuho yamunegosiye bibe clear Clement anegosiwe nari mpicaye yanegosiwe na Prosperi asinyishwa na Murenza Budara nari mpari process yose ya Clement atirwa nari mpari ntaho wari uhuriye nayo ikiza nuko uri umunyamakuru ujya muri deal z'aba perezida cyane sinzijyamo ariko mba muri hafi ndakurikirana ko ngomba kumenya amakuru ntabwo ukurikirana ahubwo buri mu indani nta kibazo PL yaguze abakinnyi ubu ngubu bakaba barakeye cyane ubu tukande bya Rayon Sport President twari turi kwibanda kuri niko bimeze oya niko bimeze President hari ikibazo bimeze utaza kunkata ijambo gusa niko bimeze ibyo abakozi bamaze iminsi babivuga sinzi impamvu ukeneye kubisubiramo barabivuga neza bakabisobanura nta kibazo gihari abantu barabyumva nawe urabishimangiye yuko nyine muri ibyo biganiro uba uri aho hafi uba uhicaye cyane icyo nari bukwemerere ni ukubeshya ntari kandi mfite amakuru oya Sam utaza gutuma ngarura rya jambo ry'uko ari ibihuha nta kibazo kuko ibyo nari ndimo kukubwira wavugaga yuko ari ibikarito nakingaga abantu mu maso harimo abo bana ba Adolphe harimo abo bana banyuranye abo bana bose rero ntabwo byari ibikarito ahubwo yari amizero na fica ya Rayon Sport yo mu gihe kizaza nubwo nyine babyise gutyo aka kanya rero ukabwira abantu yuko mvuga ari uko Rayon Sport yatsinzwe niyo mvugo ya Sam wigira akana keza kanyange agatama k'Imana ariko wakwitegereza izo mvugo ugasanga
inyuma harimo uburura bukomeye ahubwo. Perezida uri kuzana ibintu personnel ufite ku mutima wawe na Samu, ariko turi mu kiganiro cya mbere cya siporo hano mu Rwanda. Reka tuganire ku bibazo uri kubazwa bigendanye n'uburyo ugiye kugura Rayon Sport n'uburyo uzayiguramo. Watangaje usubiza umunyamakuru wa SKFM niyibiza umubwira ko nyuma ya Marine uri bushyire bid hanze y'amafaranga wifuza kugura Rayon Sport. Urayihereza nde? Uradepoza ku biro? Bimeze bite? Wenda bid yo nibanga, wenda so wayitubwira, ariko urayidepoza ye iyo bid officielle.